ndashaka mwumva amagambo mwitonze aracaye da premier for real. Men and women love differently. Atabagabo n'abagore bakunda bitandukanye. Many people do not know this. Abantu benshi ntabwo bajya bisobanukirwa cyangwa babimenye. But men earn women's love differently. Usibye ko abagabo babona urukundo rw'abagore mu buryo butandukanye. I shall explain. Hano ndagusobanurira uko bimeze. A man can love a broke woman who has absolutely nothing. Umugabo ashobora kuba yakunda umugore w'umukene udafite ikintu na kimwe atunze. He can love her even if she has no money. Yewe akamukunda yewe nta n'amafaranga afite. No car. Nta modoka. No house. Nta n'inzu atunze. No job. Nta n'akazi yewe. Nothing. Nta kintu na kimwe afite. He loves her for who she is. Umugabo agakunda uyu mugore amukundiye uwo ari we. Not for what she has. Akamukunda adakurikiye ibyo afite. He respects and accepts her value as a person. Akamwubaha akanemera uko ari we wese nk'umuntu akamwakira uko ari. The man may be the owner of a successful business. Ushobora gusanga umugabo ari umuntu w'umukire unafite ahagarariye business runaka ifatika. While the woman is a waitress in a restaurant. Ugasanga umugore atarata cyangwa bakundana n'umuntu w'umuseriveri ukora mu karesitora gaciriritse. He will still love her. Ariko umugabo agakomeza akamukunda. But women are different. Usibye ko sasa abagore ari no batandukanira n'abagabo. Women are hypergamous. Abagore ni abantu bareba ibyo utunze kurusha urukundo. This means if a man doesn't have money, iyo takuvuga ngiki umugabo abaye nta mafaranga afite, a woman will never have a relationship with him. Umugore ntabwo yajya guta umwanya bakundana. If a man is broke, umugabo yari umukene, a woman will ignore him. Umugore cyazakora nta kintu kumuca amazi. Most women are in a relationship for money. Abagore benshi umubare nyamwinshi w'abagore bari mu rukundo kubw'amafaranga. Not for love. Ntago ari urukundo rutuma baguma mu rukundo. This means when there's no money, icyo bishatse kuvuga nta kindi, iyo nta mafaranga ahari, they will abandon the man. Bazaguta wowe umugabo. Women love on the condition that a man will protect and provide for them. Abagore bajya mu rukundo kubw'icyo uzamumenyera cyangwa se icyo uzamuha mu gihe mukundanye. Suka bagukunze abafite target runaka ituma mugumana. He cannot. Dero mu gihe umugabo atabashije kubikora, they will abandon him. Bahita baguta nta kindi. Nakubwiye aracyari sankara da premier wumva 9 painful truths of life. Ndashaka wumva ibintu 9 muri isi bibabaza kandi bibabaza birenze. 1. Icyambere, be careful who you trust. Ujya witondera abo wizera. Salt and sugar look the same. Kuko umunyu n'isukari byose birasa. 2. Icyakabiri, most people respect money. Abantu muri isi bubaha amafaranga, not the person. Ntago ubaha wenyine amafaranga. Ntukabona abantu bagukunda ngo barakwishimira cyane kuko ufite amafaranga. Baba bishimira ya mafaranga yawe. Ntago rero baba bakunze. 3. Icyagatatu, the person you love the most. Umuntu ukunda cyane muri iyi si can hurt you the most. Niwe ukubabaza kurusha abandi muri iyi si. 4. Icyakane, when you're happy you enjoy the music. Iyo wishimye uryoherwa no kumva indirimbo n'umuziki. But when you're sad you understand the lyrics. Nibwo wumva amagambo y'indirimbo neza icyo avuga. 5. Icyagatanu, in life 2 things define you. Muri ubuzima hari ibintu bikwerekana uwo uri we. Your patience when you have nothing. Ukwihangana kwawe ugira iyo wakennye cyangwa ntacyo ufite. And your attitude when you have everything. N'imyitwarire yawe iyo wakize nibyo bintu bigaragaza uri wo wanyawe. 6. Icyagatandatu, comparison is the thief of joy. Ati kwigeranya muri iyi si niyo kintu cyambere kiba ibyishimo buri muntu. Kwakunda usanga umuntu yicaye akavuga ati nge na runaka twatangiriye akazi rimwe yageze kuri ibi. Kwigeranya n'abantu nicyo kintu cyambere kiba ibyishimo buri muntu muri iyi si. Focus on your own journey and bibaye byiza wajya ureba akazi kawe n'inshingano zawe accomplishments. Ndetse n'ibyo umaze kugera wa accomplishments. 7. Icyakarindwi rero kibaza muri iyi si. Failure slaps you in public. Ubukene bugusebya ku karubanda kuko ubukene ntibujya bwishira. Success. Ariko iyo wakize hugs you in private. Ubimenya wicaye iwawe mu rugo nta n'umuntu umenya ibyo ari byo. 8. Icyamunani rero, time doesn't heal anything. Igihe ntago kijya gikemura ibibazo. It just teaches us how to live with the pain. Ahubwo igihe kitwigisha kubana n'akababaro n'agahinda. 9. Icyacyenda, trust means everything. Icyizere gisobanuye buri kimwe. But once it is broken, ariko icyizere cyatakaye. Sorry means nothing. Kwaka imbabazi ntacyo bimaze. Buriya ni nko kuvuga ngo umugore yaguca inyuma cyangwa umugabo ushaka kumwaka imbabazi akakubabarira, ariko icyizere ntibyakugiriraga ntabwo gishobora kuba cyagaruka. Nababwiye aracyari sankara da premier wumva.